itugirire neza. Angera. Shalom shalom mu bwoko bw'Imana, Imana itugirire neza. Yes dushimye Imana cyane kubw'uyu munsi Imana iduhaye. No munsi Bibiliya iravuga ngo no munsi Imana twemeye ngo tunezerwemo. Twakiriye umushyitsi usa neza cyane uri kubwiza bw'Imana. Bari kureba Gocha TV, abazayireba iyi video twagira ngo rero tumwakire hanyuma twibwire, narangiza dusengere hanyuma tugezeho ijambo yumva yasangiza abantu bose bari kumureba nkuko bari ku migabane itandukanye y'isi. Karibu mwene data, numva watwibwira hanyuma hari abantu benshi cyane n'ubwa mbere ugeze kuri iyi TV, tubwire amazina yawe, tubwire ibyo ukora muri make, hanyuma unadusengere nk'umukozi w'Imana, ubundi twinjize mu ijambo ry'umunsi watugeneye. Yesu aguhe umugisha. Murakoze cyane umunyamakuru wa Gocha TV, tunashimira ubuyobozi bwayo. Murakoze cyane. Amazina yanjye rero nitwa Niyonkuru Faustin, nkaba sengera muri ADPR urwego rwa Ngoma, Paruwasi yarangamuye mu itorero rya Nyarurama. Rero muri aka kanya tukaba twifuje kuza kuganira ijambo ry'Imana. Ni umusore ushima Imana kandi nkaba mu itorero ndi umudiyakoni. Umurimo Imana yampaye yabivuzeho kandi umurimo urashimisha cyane wo kuba umudiyakoni. Rero Imana ishimwe, ikindi nkaba n'ubwo butumwa bushake ushaka kugira ngo nk'uko Yesu yatubwiye agiye kugenda aravuze ngo mugende mu ubutumwa hose, abazemera muzabateze n'inshingano nyamukuru tunafite kuri ino si. Iyo umaze kwakira Yesu nk'umukiza, ikindi kiba gikurikiyeho nawe nuko ugenda umuvuga kugira ngo umubwire n'abandi. Rero nizo nshingano umuntu aba arimo, niyo mpamvu umuntu aba yaje no kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza. Imana duhana umugisha. Rero ndumva agiye gusenga kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Nifuza ko riza kutugira inama, riza kudufasha twese, abankurikiye hose aho waba uri hose, ndetse nanjye ubwanjye rikagira nanjye icyo rimarira, kuko ndababwira nanjye nibwira. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye kandi turaguhimbaje, turagushimye ko wabanye natwe mu minsi tumaze, tukaba tugeze kuri ano masaha. Si imbaraga zindi, ahubwo niwe wagiye ubana natwe. Twagiye duhura na byinshi, ariko ugenda ubana natwe baturinda, tukaba tugeze zino saha. Icyubahiro ni icyawe. Ikindi tugushimiye ni uko wemeye ko dutambutse ubutumwa Mana kuri ino televiziyo kugira ngo bugere ahandi hantu kure aho tutabasha kugera, ariko ubwo buzahagere kugira ngo hagire abantu Mana babwumva bahindukire baguhindurikiye, cyangwa se abakwemeye nabo bongere basuzumemo imbaraga. Urakoze rero kubanye natwe, tugire neza, imbaraga zawe zigaragare. Abagiye kubyumva Mana iri jambo ryawe ubumvishe mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rivuga ngo hahirwa bumva bakumvira ngo bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko ngo banga bakagoma ngo inkota y'Uwiteka izabarya. Turagira ngo rero Mana utange umugisha, umwuka barasobanurire abantu kugira ngo tubashe kugwiza imbaraga, kugira ngo tubashe gutegereza uno mwami, kugira ngo uyu mwami naza tuzakorwa n'isura. Urakoze rero kubanye natwe, kandi tugire neza, musengeze kuri Uwiteka. Amen. Imana yishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Turabashuje mwese abadukurikiye hirya no hino, abazabasha kubona ino video turabashuje. Imana ibagire neza. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Mose cya mbere cyitwa Itangiriro, ibice 4. Turahera ku murongo wa 6. Haranditse ngo Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi niwe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Reka rero twihuse kugira ngo tubihuze. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 10 umurongo wa 13. Haranditse ngo nta kintu kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana tugire neza. Haleluya. Ndumva wafunga Bibiliya mwene data nkurikiye kugira ngo tubashe kuganira kwa no magambo y'Imana yateguye no munsi ko tuza kuvugaho. Hari ikimana nta jambo na rimwe rimarukira ubusa. Ubu Imana yarateguye ko iki kibwiriza ufunguye uza kukireba kandi kikagira icyo kikumarira mu bugingo bwawe. Yaba utaratangira ugenda ukarutangira, cyangwa se warutangiye ugakomezwa naryo, kuko ijambo ry'Imana n'imbaraga ni umutsima utunga umugenzi. Imana tugire neza. Rero hano tubonye inkuru Imana marabizi ko bwa mbere yabanje kurema
irema Adamu, irangije ikora n'ubundi buryo ishyiraho Eva ngo ibona atari wenyine, ayaje muremero umufasha kugira ngo babashe kubaho bororoke. Barangije bajya babaga muri Edeni bimeze neza. Noneho nyuma murabizi uburyo byaje kubaho, haza kuba ikibazo cyuko bakoze ku byashinga ngo Imana yararabujije ngo ibintu muzabikoreho, nk'uko n'ubundi muzaba usanga hari ibyo Imana yatubujije, hari ibyo Imana ibuza abantu gukora cyangwa se kuvuga bitewe n'uko ibishaka ko tuyubaha. Hari ibintu twemerewe n'ibyo tutemerewe nk'abakristo cyangwa abantu bamenye Imana, n'amategeko yayo arabivuga. Arangije haza kuba ikibazo cyuko haje kuba ubushukanyi, umwanzi ko atifuza yuko tubaho neza cyangwa tubaho mu mugambi mwiza Imana yaduteguriye, aza gushukwa. Amaze gushukwa biremera, yemeye aza gukora icyaha, biza kuba ikibazo. Ibyo ntabwo arizo nkuru twashatse kuganiraho cyane, ibyo biraba birarangira. Nyuma biza kuvuga ngo bazororoka, niko ro kubyara abantu babiri dushaka ko tuza kuvugaho hano. Abo bantu babiri, urubyaro rwa Adamu na Eva babonye, cyane cyane turaza kuvuga kuri Kayini na Abeli. Noneho ngo babyaye Kayini, bigaragaza ko ari babyaye imbere, babyara na Abeli. Noneho Imana ibaha imirimo itandukanye nk'uko dufite imirimo itandukanye hano mu isi myinshi. Ushobora kuba uri umwarimu, ushobora kuba uri umuhinzi, ushobora kuba uri umworozi, ushobora kuba Imana kugereza ukabukora mu biro, uri executive, urugero w'umurenge, uri meya, uri gavana, n'ibindi byinshi cyane. Cyangwa se n'indi mirimo umuntu yikorera, waba uri umucuruzi cyangwa n'ibindi bintu byose muri rusange, waba uri umukinnyi, buriya nabyo ni umurimo gukura ahembwa n'ibindi byinshi. Rero iyo mirimo igenda itangwa, Imana ibishaka ko tuyikiranukamo. Umusozi Imana ibaraguteretseho, tuba dufite imisozi myinshi, ariko umusozi Imana yaguteretseho ibigira ngo ukiranukemo. Niba uri mwarimu, igisha abana neza Imana yaguhaye. Igituma ndimo ndibana kuri mwarimu nuko Imana yanyujije muri uwo murimo. Ubu ndi mwarimu rwose, ndi teacher, nigisha muri segonderi. Ariko nagira ngo ubwire, cyangwa se uri diregiteri wayoboye cyangwa uri meya, igituma Imana ibara guhagaritse hariya, cyangwa se umucuruzi uri rwiyemezamirimo, Imana ibara guhagaritse hariya kugira ngo uyubahishe. Ibyo bintu ukora ntibibemo amanyanga, ibyo bintu ukora ntibibemo ikindi kintu kibi, ahubwo uwo murimo ukora, niba uhinze byubahisha Imana, niba uri umucuruzi byubahisha Imana, niba uba mu biro, aho hantu uri Imana yubahwe. N'icyo Imana yabadushyiriyeho. Ibaye imirimo itandukanye. N'ababo muri Bibiliya batubwira ko Kayini yabaye umuhinzi, Abeli aba umworozi. Birangije barakora, koko Imana igenda ibaha umugisha. Ariko haza kubaho akabazo, kugira ngo twihute, yuko Kayini ngo yamaze kugira areza, ngo agiye gutanga ituro, atanga ituro ridashyitse. Ariko ngo Abeli we bafata kuburiza, afata ikintu cyiza, aba ajya gutura, ajya guha Imana. Imana irangije ibirebe byari mu ijuru, bene gatagaza kubwira ahantu uri umusozi uhagaze, Imana izi imirimo yawe, izi ibintu ukora, izi ibyo Imana yagushinze cyangwa akazi Imana yaguhaye, izi uburyo ugakoramo, izi niba nta ruswa urya, izi niba udakoresha ikimenyere, izi niba ibyo leta yagushinze urugero ari ibyo ukora neza. Kuko buriya niyo umuntu akoze umurimo neza, urugero ugenda ugisha abana neza, nkakugiza porogaramu neza, nkabyigisha neza nk'uko bikwiriye, nta bana waka, leta iyo buriya ishimye nk'umukozi mwiza, n'Imana irashima. Ariko niyo mbyinshi buriya ashobora kugirana akabazo n'Imana, kuko iravuze ngo niba uzi gukora ibyiza ntubikore, bikubere iki? Icyaha, niko birivuga. Arangije ngo Kayini atura ituro, ariko riragawa, biza kuba ikibazo. Bibaye ikibazo ngo Imana ibona ituro rya Abeli ari ryo ryiza, irangije ngo irarishima, rimugeraho nk'umuhumura neza, ngo Imana irishimira nezerewe. Ngo arangije Kayini amaze kubona ko ituro rye ritakiriwe neza kubera uburyo yaritanze, ngo ararakara. Amaze kurakara agira umujinya, hari ukuvuga ngo nicuze, wenda ashobora kuba ntatanga icya 10, ashobora kuba urugero wenda ntatura Imana ibishyitse nk'uko Imana yabimpaye, wenda Imana yavuga ngo ibingibi simbyishimye, ugasubira inyuma nk'umukristo uvuga ngo reka niyinire nisuzume, noneho ubutaha ukajyana ituro rizima. Ibyo ni byo bya mbere bishoboka, kuko Imana itubwira ngo ibuka aho waguye, nurangiza ugaruke uyigarukire. Arangije Kayini akora ikosa, asa nkaho arakaye, arakara mwene se, kandi ikibazo cyari kiri kuri mwene se. Niyo mpamvu ijambo ryavuga ngo wowe nukora ibyiza ntuzemerwa, niko Imana yamubwiye. Bene gato, wowe nukora ibyiza ntuzemerwa. Arangije kugira ngo avuga ati, ubundi muri sisiteme isanzwe cyangwa muri logique yari kurakara Imana, kuko Imana yari yagaye ituro rye. Abeli yari inzirakarengane, ntaho birebana, nta naho byari bihuriye n'ituro. Umwe yaratuwe n'undi aratuwe, uyu biragawa, uyu biremerwa. Ntawe Abeli yagize ikosa kuri Kayini. Ahubwo Kayini yaza kugira ibindi bintu, wenda ari kuvuga ngo reka wenda mbwira Imana kuki wagaye akabaza Imana, ariko ngo jya kurakarira muri umuntu we. Ishyari riteye abantu. Ubu ni umuntu ateye imbere, yakoze neza, yakoze bizinesi, cyangwa agakora ibintu, agakora akazi neza, akabona poromosiyo, warangiza kugira ngo nawe ukore neza ubone poromosiyo, aho ugasanga warakariye wa muntu.
amashyara abantu ngo baricana n'ibibazo bitewe n'iki no kutamenya ikibazo kiri bugikemure. Umutwe w'urugo ngo wowe nukora ibyiza ntuzemerwa, nicyo nashatse kuza kukubwira hano muri no jambo ry'Imana. Birangije bigenza gutyo ngo Kayini agira umujinya, agenda gufata ikintu yicabere ngo aramwica. Imana irarakara, ariko mbere yuko amwica Imana yambwiye ngo ibyaha byitugatugiye ku rugi, ariko ubitegeke. Bene data, twese uko tubona, yaba ari abasore, yaba ari abashatse, yaba ari abantu bakuru n'abatoya, twese dufite ibyaha byitugatugiye ku rugi. Ariko ikintu umuntu arusha undi muntu nuko abitegeka. Imana agiye gushoza ko kubitegeka. Yaravuze ngo nkwaye inzira ebyiri, ngo yo guhitamo icyiza cyangwa se ikibi, nitwe tugomba kubitegeka. Arangije Imana imubwiye ko iryo tangazo we niyagira ubwenge biritugatuga bimena urugi rw'umutima nibwo ashatse kuvuga, byinjiramo ngo araje arakara yica mwene se, kandi Imana yari yamuburiye. Nawe nje kukubura mwene data, kugira ngo ibyaha byitugatuye tugiye kureba umwanzuro n'iki twakora kugira ngo ibyaha byitugatuze tubirimbure, twe gukingura urugi. Haleluya! Buriya hari ubwoko bw'inzugi bwinshi bubaho, ariko sinshatse kuvuga hari tekinoloji, hari inzugi busigaye zikoresha na password z'ibipangu bikomeye, tekinoloji yaraje nibyo. Ariko ndashaka kuvuga ubwoko butatu bw'inzugi. Hari ubwoko bwa mbere bita metalike, ni urugi rukomeye twese turaruzi, urugi rwakoshe n'ibyuma ushyiramo seri ugakata mu buryo rukingura kari smart kugira ngo uraze kwiba biba bigoranye. Hakaba urugi rwa kabiri bita su-metalike, ni ngo ruba igice kimwe kiba ari ibyuma ikindi ari imbaho, niyo babwita su-metalike. Hakaba n'urugi rwa gatatu rw'imbaho, n'izo nzugi zirashatse kuvuga eshatu. Izo tuzigereranya n'inzugi zigize umutima wacu. Hari abantu bakigisha metalike, hari abantu bakigisha su-metalike, hari n'abantu bakengisha imbaho. Rero uyu Kayini turebye ntabwo bakora afite metalike, kuko Imana yavuze ngo ibyaha byitugatugiye ku rugi, ariko ubitegeke. Kuko afite urugi rushenjetse rufite twa dupata, ibyaha byaraje birasunika, biraje birinjira, bituma yica mwene se murumuna we. Ariko iyo aza kuba afite metalike, haleluya, ntabwo biriya byaha byari kwinjira, byari gukomanga, byaje byakomanga ngo bite, ngo urashaka iki? Ndi kwica, ndi icyaha bita kwica, ndashaka ko wica murumuna wawe, ngo simbikeneye, subirayo kuko urugi rwanjye rurakomeye. Ibyaha byakomanga, mudayimoni bita kwica yakomanga, asanga urugi rwa Kayini rurakomeye. Arangije yari afite urugi rujenjetse rw'umutima we, arangije ibyaha birinjira bijyamo. Mwene data, haleluya, ufite uruhe rugi? Bene data, ibigira ijambo ry'Imana muhanya twasomye handi, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorine ibice 10 ku murongo wa 13, haravuga ngo nta Yesu kitari rusange mu bantu. Ibyo bikugerageza bishaka ko wica abantu, natwe bitugeraho. Ubwo ibyo ubusambanyi natwe bitugeraho. Abo bakobwa bona banyura mu muhanda biyambaritse ubusa batunyuraho, gida umusore ni reality, banyuraho bambaye impenure, banyuraho bambaye ubusa. Ariko iyo basanze urugi rw'umutima wanjye rukomeye, haleluya, simbyitaho, ndababona ibigenda n'ubundi nica, kuko Imana yarabitubujije. Yaravuze ngo tubitegeke. Nahari ibyo twamera nk'inyamaswa, umuntu watugenda ukirukanka ukamufata, ariko kuko urugi ruba rukomeye, ubusambanyi burakomanga, ukavuga ngo stop, wikwinjira, ibyo simbikeneye, yarakijijwe. Uburozi, abantu bashaka kuroga abandi, biravuze ko bitatujyaho. Ushobora kurukanga umuntu bakunda muroga mukure ku isi, ibyo byose birakomanga, ariko ugasanga urugi rwacu rugeze gute, rurakomeye, rurakinze. Haleluya, amen. Ariko harimo abantu bafite inzugi zifite ibibazo. Navuze imbaho, ariko harimo n'usanga nta n'urubaho, shitani yamugize agatobero, byararangiye. Iyo icyaha cyose gikomanze kirinjira, byararangiye, arangaje umuryango. Ubusambanyi bukomanze burinjira, ugasambana. Urabizi nawe ko byakunaniye. Inzoga iraguhumurira agace ugahita uvuga ati nibwo urara mu kabari warasinze, urugi rwarakomanze rw'inzoga z'ubusinzi, urangije urareka birinjira. Kugambana, amashyari, inzangano, amatiku yose, kubera urugi rwawe urangaye umuntu, buriya igituma dukinga nijoro ni ukugira ngo abajura bataza cyangwa n'izindi nyamaswa zikaza zikaba zatugirira nabi. Ariko iyo urugi rukinguye, umuntu wese ashobora kwinjira n'inyamaswa n'indi ishobora gukurira mu nzu. Ariko iyo inzu ikinze kandi ikinze neza, bituma nta kintu kinjira, nta mujura wakwinjira, nta mbwa yakwinjira, nta n'ikindi kintu kinjira. Harimo abantu bafite inzugi byarangiye, ibintu byose iyo byinjiye, ibi byose bije birinjira, ni ikibazo. Ndagira ngo tugane ku musozo. Ariko mwene data, uratekereza iki? Urugi rwawe ruhagaze gute? Urugi rwawe rukoze gute? Ndabona kuvuga umutima, twavuye ku nzugi izi zisanzwe mubona, ahubwo umutima wawe ukingishijwe iki? Yosefu, ubusambanyi bwarakomanze. Umwana bita Yosefu
yageze kwa muka Potifari. Muka Potifari buramubenguka, ubusambanyi burakomanga bunyuze muri muka Potifari, amarari yamuteye. Bukomanze usanga umwana yakigise icyo bita metalike. Haleluya! afite urugi rukomeye, yashyizeho icyo bita serire arafunga, ashyiraho n'ingufuri arafunga, arakomeza. Muka Potifari arakomanga bwa mbere biranga, arakomanga bwa kabiri biranga, agenda ashaka n'izindi, ashaka na bya kirubi n'ibyo bakubiteho, asanga urugi umwana yarukinze. Haleluya! Harimo abasore bakinze inzugi zabo, niyo mpamvu abavuga ngo amarari ngo n'ubusambanyi ngo byarateye, ariko barimo barafite inzugi zakize n'iza Yosefu ava kuri iyo gahunda neza. Aravuga ngo ugeze yabwiye uriya mugore, yamubwiye ijambo ryiza cyane ngo ntabwo nabasha gukora icyo cyaha gutyo, iki cyaha kingana gutya, ndi umuheburayo nubaha Imana yo mu ijuru, urugi rwanjye rurakinze. Muka Potifari agira isoni, araje mumuteza, murabizi byabaye, aramuhururiza kuko yamaze gusanga urugi rw'umwana bita Yosefu rukomeye. Urubyiruko ruratunaniye, gusambana babigize imikino, ntibazi ko ari icyaha, ngo ni imibiri. Ibyo bikomanga iwawe nanjye byarakomanze. Hari abantu bazaturaga, Yosefu azaturaga bavuga ngo nari mfite umubiri, nari mfite umubiri wagira amarari, nari mfite umubiri ibyo wabikora, kuko yari n'umwadoresi, ari muri ya myaka isa nk'aho ari mibi. Iriya myaka ntukayitwaze, natwe twayinyuzemo kandi turacyayirimo, ariko twiyemeje gukingisha inzugi zikomeye. Ibyo bikugeraho natwe bitugeraho, ahubwo nuko byasaze inzugi zagize gute zikomeye. Ndagira ngo ubwire mwene data, ukingisha urugi ze gute rukomeye. Reba neza niba udafite urubaho ari rwakingisha ko ruroroshye. Reba neza niba noneho wowe nibe nawe wenda urubaho nubwo rworoshye rwose, ariko harimo noneho nabo byarangiye, nta rugi bakigira, ibintu byose birinjira. Ariko Imana iravuga ngo byitugatugiye ku rugi rwawe, ariko ugere gute ubitegeka, kandi ibyo bikugerageze n'abandi bageraho. Tujye gusenga Imana, tujye gusenga Imana mwene data. Ushobora kuba umusore byarakunaniye kuva muri izo ngeso, ushobora kuba umupapa byarakunaniye kureka inzoga, ubusinzi ni inzoga. Na leta yarabimenye, iravuga ngo inzoga muzima bato, biriya ni strategy leta iba yakoze kubona ko inzoga zandavuza abantu basinda bakajya kunyara ahantu abantu babona umupapa wibashye, ugasanga ni ibibazo. Abantu bo barandavura mu tubari hirya no hino, inzoga zarabananiye kumanajinga inzoga. Sanga umuntu yarize amashuri dogiteri, ariko inzoga byaranze, rukoro byaranze. Sanga umuntu yigisha ko sida yandura mu mibonano mpuzabitsina, ariko ugasanga niwe wa mbere usambana, yaranayanduye. Kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byari kugira gute ikugushishwa. Ubwenge dukeneye ni ubwenge butuma urinda umubiri wawe, ni ubwenge buguhesha ubugingo. Tujye gusenga Imana. Ushobora kuba byarakunaniye, ariko reka ngutangarize inkuru nziza, Yesu ibyo yabikemura. Ubwo wabona abaye umusambanyi, wabona abaye indaya, ibi byose yabigukuramo mwene data. Natwe twari babi, ariko Imana igenda itugira neza. Yesu nta wundi muntu waguhindura urugi. Ndagira ngo uturwo rugi niba utanakingaga, Yesu aguha urugi ruzima rukingisha ibyuma bikomeye, kugira ngo atazagira ikintu cyongera ujye ubitegeka nk'uko Abeli yabitegetse cyangwa n'abandi bantu. Yosefu yarabitegetse, na Moridekayi bagiye bategeka. Ibyo byari byo. Tujye gusenga Imana. Niba ugize icyifuzo ukaba wumva no jambo ari gukoza ahantu, kugira ngo dufatikanye, kugira ngo ijambo rya rwango we nukora ibyiza muzeme, umusozi uhagaze wukora neza. Mwene data, ibyo biri Imana yaguhaye ni ukugira ngo uyivuge, wikora amanyanga muri ako kazi, kandi wowe ukaka ubwo ucuruza ukunguka. Ibyo ukwiye guhamya Imana, kuko ni Imana yaguhaye icyo gishoro. Mwene data, ntugire ngo ni imbaraga zawe n'ubwenge. Harimo abantu bakusha ubwenge bakoze bikanga. Aho yaguteretse Imana ni urukundo, yashaka kugira ngo uzayikore. Niba uri umuhinzi wese, vuga Imana. Akazi kose ufite gerageza gukorera Imana, kuko ni Imana igushaka, kandi ukwiye gukora umurimo hakiri kare. Tujye gusenga Imana. Ugize icyifuzo aho uri hose, sinzi uburyo uri busengemo, warambura ikiganza, wapfukama ku buriri, wapfukama ahantu hose uri, cyangwa waba uri no mu kazi, rikaba rigukoze ku mutima. Reka dufatikanye gusenga Imana. Dushobozwa byose na Yesu uduha imbaraga. Nanjye babwira gutyo, hari ibyitugatuza, ariko iyo umuntu atabitegetse byakwinjira. Twese twaba nk'abandi bose, ariko ikintu turusha abandi ni ukujya ugasaba Yesu ati mfasha, ngira neza, ibintu biri hanze mfasha mbitegeke, ugahagarara neza. Tujye gusenga Imana. Rambura ikiganza cyangwa se ufate indi position, ariko dusenga Imana. Mana turagushimira kandi turaguhimbaje, uri Imana ikomeye kandi uri Imana ishoboye. Tumaze kumva zino nkuru za Gahini na Imana, uburyo umwe yitwara neza undi akitwara nabi, ariko turashaka Mana icyisho tuvanyemo no kugira ngo tubashe kwitwara neza. Ubu bwoko bukuri imbere Mana, abantu bamaze kumva kino cyigisho, hari abaciye bugufi, ndasenze kugira imbaraga zawe zigaragara. Umwuka weraganze ashobora kuba atarakinze urugi rwaravuyeho, ashobora kuba yakingishaga wenda bitafashe, ikintu cyaza kigahita kinjira uko cyishakiye, ariko turakeneye kugira ngo tugire imbaraga ziduhesha ubugingo. Turagira ngo tugire imbaraga zituma ibi bintu byitugatuye ku rugi tubitegeka nk'uko wabwiye Gahini. Mu izina rya Yesu, sengera abasore, sengera abakobwa, sengera n'urubyiruko mu izina rya Yesu, sengera abantu bose badukurikiranye, imbaraga zawe zibagaragareho. Umwuka weraganze Mana, baricujije bagiye mu bidafite umumaro, ariko Mana baza mu
nakugarukira uzamwakira nawe umurere yabaye ikiraro ngo agarutse umubyeyi yaramuhobeye bahobera Imana ariko bongera ubambika umwenda mwiza kugira ngo ubashe gushikama badatsindwa n'uburiganya bw'umwanzi. Urakoze kubikoze, urakoze komeje kubana natwe no kutugira neza kandi ukuri kutabaye abantu kandi tujye kugira inzugi zikomeye byareze kuri Uwiteka. Amen.